abahungu batandatu n'umukobwa umwe, vijana sita na msichana mmoja, na wakazana babiri, wakazana wawili, n'umwuzukuru. na mtoto mmoja. Bila mugenzi wawe uzabyara abana bari. Ambaye baba yako kwa wazee watoto saba. Hamwe. Ni intambara n'urugamba. Ni vita. Okay, kandi haleluya. Haleluya. Ni byiza cyane. Ni vizuri sana. Kuganira ijambo ry'Imana. Kuongea neno la Mungu. No kubana muri mwanya. Na kuwa nanyi wakati huu. Wenda nimba ntibeshye nabonye banditse kuko ari igiterane cy'abayumbe. Kama sitakosea ni mkutano wa waombezi. Urumva uyu munsi ni umunsi w'abanyamasengesho. Kumaanisha leo ni siku ya waombezi. Ibi bimwe birimo bikorwa hano. Haya ambayo yanatendeka hapa. Byo kuramya no guhimbaza. Kuimba na kuabudu. Ni bijyanye n'amasengesho. Inaendana na maombi. Na masengesho kuko ajyana n'ibi. Na maombi tena inaendanisha na haya. Buriya uburyo bubiri. Kwa kweli kwa njia mbili. Ubaho bwo kuganira ijambo ry'Imana. Ambayo inakuwa ya kuongea neno la Mungu. Hari igihe wenda tubihuza bikagora bamwe. Kuna wakati tunaunganisha na kuna uwezi. Materaniro asanzwe y'abakristo bose. Ikiwa ibada kawaida wa Kristo wote. Hari inyigisho utanga. Kuna mafunzo ambayo yanaweza kupeana. Kubera ko abantu bose atari abayumbe. Kwa kuwa watu wote sio waombezi. Ariko sio abayumbe. Lakini ikiwa sio waombezi. Iyo umuntu yaje atari umuyumbe. Mtu akikuja kama sio muombezi. Nawe yihanganira abayumbe barimo kuko ari byabo. Na anavumilia yale waombezi waliomo kwa sababu ni yao. Siko imeze ndivyo. Ntabwo wobaza mwese kubera iki bakoze kuri ya kandi igiterane cy'abayumbe. Uwezi uliza kwa nini wamefanya hivyo na mkutano ni waombezi. Nukuvuga ngo igihe cyose dutangiye iki giterane. Kumaanisha wakati wote tunaanza mkutano. Igihe tugiye mu ijambo ry'Imana n'ibindi byose bikorwa. Wakati tunaingia kwa neno la Mungu na maneno mengine yatafanyika. Ngiye uri hano. Ama hata tujizungumzie walio hapa. Tuzakora ibikorwa bisa n'iby'abayumbe. Tutafanya mambo yanayofanana na waombezi. Kandi haleluya. Haleluya. Sinirengagije ko ndi umushumba. Hata sahau kwamba yeye ni mchungaji. Umushumba. Yeye ni mchungaji. Ni umuyumbe. Na tena ni mwombezi. Ni Mkristo sana. Na tena ni Mkristo wa kawaida. Byose no gerageza kubikora. Yote anaweza jaribu kuyafanya. Ariko nzakora kabayumbe. Lakini atafanya kama waombezi. Tena uchungaji ukiwemo. Ariko muzanyemerera ko nzabwira abayumbe. Lakini mtamkubalia aambie waombezi. Mbabwire umushumba kandi. Awaambie kama mchungaji tena. Amen. Amen. Kongere kandi haleluya. Haleluya. Ndaza gusaba gahusha ariko nakantu keza cyane saba turaza tukajya inama kuko bacu mu Rwanda baravuga ngo mu buyobozi bwegerejwe abaturage. Ataomba ruhusa. Hari umuntu hano tuvukinya Muri. Arimo narisabye wenda naza kwica amategeko ntazi icyo biga ndanibije. Ariko wenda udusobanurira kazagerageza ku cyumweru. Okay. Kongere kandi haleluya. Kandi mu mfishazi Kiswahili. Azi gusobanura. Ariko nimba ntawe bangamiye. Reka mbaze mwese musubize kugira niho menya ko mukizi. Ijambo mwese. Ijambo. Muri. Gake. Kwese barakizi. Nakibazo kirimo pe. Imana igumbisha. Kandi ubitangiye ukiri muto Imana izakuzamura. Kandi reka kubwiriza biva mu biri. Twatangiye gusaba ndi mutoya kuzaba umushumba. Tuzaba umushumba. Tuzaba umushumba, tuzakina filime, bizagenda bihekere ku mushumba ariko tuzakora. Kubera kuko tuwohagarana gatuti iruhande rw'umushumba ngo agomba kwisiriteho n'ikoti rye ngo muvugane icyo avuga nawe ukivuge ngo bereke kukwandikira bizabyandukira niba udashaka umushumba. Tongere kandi haleluya. Haleluya. Tongere cyane haleluya. Haleluya. Tongere kandi haleluya. Haleluya. Tongere kandi haleluya. Haleluya. Tongere cyane haleluya. 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 Bwana sifiwe. Reka tusome
ijambo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Turaza gusoma, ndasaba undi muntu uza kusomera ibyakozwe n'intumwa nyine koko 6 no ku murongo wa 4, ariko je ndabanza nsome 8 no ku murongo wa 4, ariko uza kusomera aransomera ibyakozwe n'intumwa koko 6 ku murongo wa 4. Ku 8 umurongo wa 4 yaravuga ngo nuko abatatanye baje bose bamamaza ijambo ry'Imana. Filipo aramanuka aja mu mudugudu w'i Samariya ababwiriza ibya Kristo. Abantu benshi baraterana bumva ibya Filipo. Avugana umutima uhuye bamwitayeho. Avuga mu mutima uhuye bamwitayeho. Bumvise kandi babonye ibimenyetso yakoraga, kuko benshi muri bo bari bafite abadayimoni babavamo basakuza cyane. Nabo bari n'ibirema n'abari baremaye bacumbagira benshi, barakizwa, haba umunezero mwinshi muri uwo mudugudu. Murongo wa 9 aravuga ngo ariko hari umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni wabaga muri uwo mudugudu, agatangaza ubwoko bw'Abasamariya akiyita ukomeye. Baramwumvaga bamwitayeho bose. Abakomeye n'aboroheje bati, uyu muntu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye. Icyatumaga avuga bamwitaho nuko uhereye kera yajaga abatangarisha iby'ubukonikoni bwe. Amen. Reka zamuntu umurongo wa 4 byakozwe n'intumwa. Haravuze ngo ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabana ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Muri teme bampaye ni kiriya gice cyo mu gice cya 6 ku murongo wa 4 bivuga ngo ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabana Imana. Haleluya. Twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura iby'Imana. Guhitamo tugiye kuganira ijambo ry'Imana, na hari umutwe uvuga ngo intego nyamukuru yo gusenga. Intego nyamukuru yo gusenga, cyangwa se intego nkuru yo gusenga, cyangwa se umurongo ngenderwaho wo gusenga, cyangwa se ijambo rikuriye ayandi mu gusenga. Ariko topiki yacu iravuga ngo intego nyamukuru yo gusenga. Intego nyamukuru yo gusenga. Ndashaka kubabwira iki? Mu buzima bw'ikindi icyo ari cyo cyose muri iyi si kibaho, muri ubu buzima tubayeho, bihwanye n'ikintu umuntu akora. Reka mvuga abasirikare. Umusirikare intego ye nyamukuru k'umusirikare ntabwo ari kwambara uniform, ntabwo ari ukumenya kurasa imbunda, ntabwo ariyo ntego. Ntabwo intego y'umusirikare ari ukumenya kurasa, ari ukumenya guparasha. Ntabwo intego y'umusirikare ari ukumenya guhagarara neza no gukora parade. Ntabwo umusirikare intego ye ari uko bamwandika mu gitabo cy'abasirikare ngo bavuge ngo yabaye umusirikare. Intego ikomeye ku musirikare w'igihugu ni ukurinda umutekano w'abaturage n'ibyabo. Amen. Ngayo makuru. Intego y'umusirikare ni ukurinda umutekano w'abaturage n'ibyo batunze. Mu yandi magambo bivuga iki? Bivuga iki mu kurinda ibyo bintu? Abantu aranabizira ndetse arabipfira. Yego, aba yiteguye kubipfira. Intego nyamukuru ituma ahagarara neza mu gisirikare cyiwe, kandi ituma umusirikare amuzamura bakamujyana amapete menshi, cyangwa se akamuzamura mu murimo yakoze, nuko ibyo bintu yabirize neza, nuko avugwaho neza
ko hari icyo yakoze mu nshingano bamuhaye. Mwongeye tukavuga ngo amen. Amen. Rero ndashaka kubabwira intego nkuru y'abanyamasengesho. Si igiterane cy'abayumbe. Unyemerere nimba utari n'umuyumbe ariko numvire uze hano tuganire mbabwire amakuru y'abo bayumbe baba hano intego yabo. Noneho uraza kureba urebe nimba uje ukora inshingano zawe, nimba uzikora neza cyangwa nimba ushobora kuba utaramenye amakuru y'ibyo ushinzwe. Amen. Hanyuma ariko ndabwanye kwe muri aya magambo maze gusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 8 ku murongo wa 4, aho twasomye ndababwira amagambo 7 Filipo yakoze muri Samariya. Intego nyamukuru yatumye Samariya cyangwa se yahakoze ni nayo ntego nyamukuru ndi buganire umunsi wa none, n'ejo mfite indi n'ejo muri fitayari, ariko uyu munsi ndababwira nshingiye kuri aya magambo. Icyo Filipo we yakoze ageze i Samariya amaze kuba umunyamasengesho waho hantu. Munyemere mvuge ngo amen. Hanyuma munyemere duhimana icyubahiro dushize amaboko hejuru. Haleluya. Haleluya. Bibiliya irambwira ibyakozwe n'intumwa. Ndahera mu gice cya mbere. Bibiliya ivuga ngo mu gice cya mbere ku murongo wa 8, Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo nimara kugera mu ijuru azabohereza umwuka wera. Uwo mwuka wera azaza abane nawe. Nabana namwe icyo gihe muzaba abagabo kumpamya. Siko yavuze. Hanyuma muzampamya Yudeya ni Samariya kugera ku mpera y'isi. Amen. Bibiliya ivuga ngo Yesu aje mu ijuru. Ageze mu ijuru kuko ibyo basezeranije biremera. Arabahereza umwuka wera bakora imirimo barayikora neza. Kandi aravuga ngo muzaba abagabo, muzabaha imbaraga. Araho yavuze ngo mbahaye ubushobozi, muzirukana abadayimoni, muzakiza n'indwara. Mu yandi magambo hari ibintu bimwe tuba twigora tukavunika ugasanga turabisabira kubera kuko tutabizi ko twabihawe, kubera ko tutabizi tutwajemerewe, tukongera tukabisabira cyane tugize kwizera no kubyumva byo tugiye akamaro. Ndababwira ibintu biri nubwo nari ngiye kure, Yesu yadusigiye tutagomba gufata umwanya wo gusengera ariko twabyizera tukabikora. Tutabisengera. Yesu agiye kujya mu ijuru yadusigiye ibintu bibiri, aravuga ngo ibizo ndabibasigiye, mu yandi magambo niba ukabisengera ndabibahaye. Ndabibemereye, ndabibahaye, ngiye kujya mu ijuru ng'ibizo ndabibasigiye. Nk'uko umuntu yimbuka akavuga ngo reka gusigire ibintu byanjye byo mu nzu. Bibiliya ngo Yesu agiye kujya mu ijuru, arambwira ngo ngiye mu ijuru, nzabaha umwuka wera, azabana nawe, mbahaye ubutware, yego n'ububasha ndabibahaye byo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara. Mu yandi magambo ibyo byo timukabisengere ngeri hano mu isi ndabibahaye mubisigarane. Bibiliya ngo muzakora imirimo yanjye ndetse ngo muzakora iruta iyo nakoze. Cyo ni ikintu yabasigiye niyo komandasi yasigiye abantu, arabwira ngo cyo ndakibahaye mugende mucyakire. Ikigira kabiri, Yesu yasigiye abantu, yabasigiye igaburo. Amen. Arabwira ngo muzajya muterana hose, muzajya munibuka, mufate umugati, muwushimire, muwusengere, hanyuma muwubahereze umubiri wanjye n'amaraso yanjye. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo utarya uwo mubiri wanjye n'amaraso yanjye ni ukuri ndabarahiye ntazajya mu bwami bw'Imana, ntazabona ubugingo buhoraho. Ibyo ni ibintu bibiri Yesu yasize wakagombye kuba wibitseho ukavuga ngo ibi byose bisengera. Ndizera kuko papa yasize. Mu yandi magambo, iyo mfite umubyeyi wanjye, uyu mungu wanjye, nturi hano mungu wanjye, iyo bano bana baje bari uyu munsi bano, nubwo naba muri gute, nubwo nakwisaza gute, bafite umunani wabo ntagomba kubarenganya. Amen. Nuni duwaza ntaho nabikike nimba bafibitseho. Yego. Uyu yarasha, uyu zarani. Uyu zarani.
nawo kuriya umwuka byaye uriya we afite umunani Yego. siko bimeze se uyu nta no mwemerera akabura ndamuhinga cyangwa se yimuheze nta rubanza yongeraho siko bimeze ba ariko uyu we nubwo yogenda reka mbabwire mu mategeko amwe yagize ubwoko bw'abanyamurenge iyo umusore nguyu yakiraga akagira amafaranga menshi atarashaka hanyuma agatunganya yamara akagura inka 50-60 buriya nta bafite Yesu umubyeyi siko bimeze nta munani ngo bimunani ko tutarashaka nta burenganzira ufite nubwo yogira ikijana nta nima bafite wowe ubwira umunani wo kuye atukuzesha amen siko bimeze ariko ubunini nubwo byagenda nubwo ya perezida w'ikomisiyo ntegerezwa kumuha umunani we data umwishyura yagusigiye umunani muri bimwe binani yagusigiye ibyo bintu biratubwira ngo mbaye utwara ndabubahaye ndabasigiye mbaye n'igaburo ryera ibyo bintu mu gihe utabikora uzabine ko ufite icyaha igihe utazabakira igaburo ryera bazakugendera bakubaze kimwe n'uwo barabe bafashe yatukana uri umupagani wakoze kubera utamye igaburo ryera kubera ko ubwo uburenganzira n'ibyo Yesu yavuze yaravuga ngo ukuri ni ukuri Yesu arahira yaravuga ngo ukuri ni ukuri ndababwira yuko utarya umubiri wanjye nawe n'amaraso yanjye ntazabona ubugingo 14 aravuga ngo nijezera n'ukuri umuntu utazajya kwa data 17 bakavuga ngo nibwo bugingo buhoraho ko abantu bakumenya bakamenya kuko nanjye watumye bazimanishwa nongere kandi reka ngaruke muri ijambo intego nyamukuru intego ikomeye y'abanyamasengesho niyo giye kwambura ikosono muri kiriya gice Bibiliya mu gice cya mbere yavuga ngo mbahaye umwuka wera n'amarakamurika musabwira abantu iyo ugiye Samariya akora ku mpera y'isi abigishwa bakira umwuka wera bageramo abagezemo akora ibitangaza abagezemo bavuga ubutumwa abagezemo uzasoma ariya magambo hari abandi bavuga ubutumwa bakafata bakabafunga ariko basenga marayika w'Imana akaza akabahora akabakuramo abandi ikindi gihe Bibiliya ikavuga ngo bakizaga abarwayi ikindi gihe Bibiliya ikavuga ngo barateranaga abantu bakaba benshi ikindi gihe ikavuga ngo bajyaga bavuga ubutumwa 5,000 bigakiza semeni amen noneho abantu bagwira benshi baba ahantu hamwe bakora iyo mirimo abantu baranezerwa bagubwa neza atukuze Yesu nicyo gihe Bibiliya ivuga ngo igihe cy'abana na Safira Bibiliya ikavuga ngo uwo munsi bagira inama aravuga umuntu n'undi umuntu ugira ibyiwe umuntu agenda agurisha imitungo yiwe mu bigishwa bari azajya yiza agatwara ngo basangire ngo kubera gusangira ngo n'ukugabura iby'Imana ngo abantu bakomeza kugwira benshi ariko Yesu twongere kandi haleluya ntabwo ari byo sezerano y'abasirimu amen ntabwo ari kwese yababwiye ntabwo ari yababwiye ngo bagende bicare bakize abarwayi ntabwo ari yababwiye ngo bagende bicare bahurire hamwe nyamara basangire noneho bamaze kumva cyane basa naho bahugiye muri ibyo basa naho bagiye muri uwo munyenga muri kino gice cya mbere cyakozwe kweza ku murongo wa 8 basa naho bahugiye muri ibyo babona ni byiza baba muri uwo munyenga bakiza abarwayi abantu barakizwa baba ahantu hamwe bagenda bagurisha ibintu byabo banene na Safira barabisira abandi barabitanze ibintu birakora ntabwo ari ushaka kuvuga ariko biragenda ngo bize kugera mu gice cya 8 ku murongo wa mbere akaga katuka mutore batangira gufata ba Stefano barabica bamaze kubica baratatana twongere kandi haleluya twongere cyane haleluya baratatana ngo batatane hajya iki cya mbere ku murongo wa 8 cyavuze ko bazava Yudeya bakagera Samariya baza kuhagezwa n'ibibazo baza kuhagera kuko batarikoze mu gice cya mbere ku murongo wa 8 ibyo batakoze mu gice cya mbere ku murongo wa 8 babikora mu gice cya 8 ku murongo wa 2 asifiwe Yesu batangira kumanuka ya misozi
hajya Yesu yabwiye mu mwuka we n'abagiramo muzaje Yude bajanwa n'ibibazo igihe cy'abo bantu ba Stefano bakomeje baramanuka baragenda bakwira abantu bose. Bibiliya ivuga ngo niyo twasomye mu gice cya 8 ngo barataka bamaze gutwatana umugabo witwa Filipo niyo twasomye wenyine. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Stefano ngo aragenda munde Kongere kandi haleluya. Kongere cyane haleluya. Bibiliya ivuga ngo Stefano we aramanuka i Samariya. Niyo twasomye. Ngo ageze i Samariya jambo ndabwira amagambo arindwi Stefano yakoze Imana yamutije ngo mara yakora ibitangaza n'ibimenyetso ariyo ntego nababwiye y'abakozi b'Imana. Haleluya. Amen. Kongere kandi haleluya. Amen. Kongere cyane haleluya. Amen. Bibiliya ivuga ngo ageze i Samariya ngo yinjiye mu mugabo w'i Samariya asanga abantu bafite ibibazo bibiri. Abantu b'i Samariya ntabwo baterana, ntabwo bahura, ntabwo bateranaga ku ntibari bazi inzu y'Imana, ntibari bazi itorero, ntibari bazi ukuntu mu nzu y'Imana baza baterana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ahageze ngo avuga ubutumwa bwiza, ngo buvugana umutima wose, ngo abantu barabishyura, ngo abantu baryohera amatwi. Abantu bari barahuze babaga mu bintu bitari iby'Imana, babaga hanze, babaga mu bikorwa bitajyanye n'inzu y'Imana, babaga mu ngeso zitari nziza. Ariko ngo bavuze ijambo ry'Imana ngo batangira gutera. Umva nkubwire impamvu ya mbere y'umunyamasengesho. Umunyamasengesho intego yawe ni ukugira ngo ateranye abantu bahurire mu nzu y'Imana. Amen. Giye gutanga rero Yesu tumuzakira. Amen. Nawe uzakire wowe utazukunda kwakiriza abandi. Giye gutanga rero Yesu tuzakire kugira ngo tujane. Haleluya! 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 Atukuze Yesu. Bibiliya iravuga ngo kugeza bahuye ngo bagira amateraniro. Mu yandi magambo ngo uwo munsi Filipo kwageze i Samariya ahari itorero dahura y'umurongo. Bwana asifiwe. Iyo hari igipimo umunyamasengesho aza yipima abandi batarakuvuga, wujuje neza amategeko y'umunyamasengesho. Abasaba y'ibyo so tumo tukandira ndakubwira ibipimo zose nkubwira uraza kureba n'abandi batarakuvuga. Umunyamasengesho umurimo we nukurura abandi ubinjiza mu nzu y'Imana, nukurura abandi ubahuza mu nzu y'Imana, nukurura abandi ubahuza mu gikorwa cyo gusenga Imana, nukurura abandi. Amasengesho ntazasora abantu mu rusengero ngo babateze ibibazo. Umugabo witwa umukozi w'Imana ubi Kigali abanani wanyu Nairobi Serege yigeze kutubwira igihe kimwe aratubwira ngo mu rusengero ngo sakugorera ngo nakwishimira. Amen. Mu rusengero nzakugorera nakwishimira. Amen. Umunyamasengesho n'umuntu ukura abandi kwinjira mu Imana. Amen. Atukoze. Amen. Kongere kandi haleluya. Amen. Icyakabiri ndabwira ikigira kabiri Filipo bageze i Samariya ngo abantu bagiraga amacakubiri ngo bahuza umutima. Bahuza umutima. Ko ndagenda gahoro kugira ngo tuze kwinjira muri huduma. Haleluya. Amen. Filipo ageze i Samariya abantu baho bagiraga amacakubiri, bagiraga imitima idahuye, bagiraga utuntu n'utundi, bagiraga utuntu tudahuje, bagiraga utuntu tutugambo, bagiraga utuntu tudasa neza, utuntu tutaryoheye amatwi y'abakozi b'Imana, utuntu tuza naho turemerera imitima y'abantu.
ariko biravuga ngo Filipo ngo ageze i Samariya ngo abaho bose bahuza umutima. Abataramukanya baramukanya, abatarasabanaga imboga basabana imboga, abataravuganaga baravugana. Twongere kandi haleluya. Amen. Abantu batasekaga batangira guseka bombi, abantu batajanaga mu nzira batangira kujana, abantu batabwiranaga amakuru babwirana amakuru neza, abantu batigiraga mu nzu z'abandi batangira kwinjira mu mazu y'abandi, mbese ngo bahuza umutima. Ikizakubwira umunyamasengesho wuzuye umwuka w'Imana. Haleluya. Amen. Twongere kandi haleluya. Amen. Ntagira amacakubiri, ntagira amacakubiri. Kandi kimwirengagiza ko ndimo mvuga aya magambo ndimo mvuga ukoga niko bari bateye. Bari abantu nta muntu wavugisha gundi, nta muntu wahuraga n'undi, kandi imitima yawe yari amacakubiri. Nibyo bintu byari yuzuye, ariko Filipo mbahage ibintu bitangira guhinduka, umuntu atangira kuvugisha uwundi. Icya gatatu, ikiza kiranga umunyamasengesho, Filipo mbahageze ngo atangira gukiza abarwayi, ibirema biragenda. Umunyamasengesho wuzuye umwuka w'Imana agira ibikorwa, agira impano, agira umurimo, agira icyo azakora. Haleluya. Amen. Biriya bambo abarwayi barakize, ibibuga biragenda. Mu yandi magambo, umunyamasengesho utagira uruhare rw'ikintu yogira icyo amara itorero ngo agire icyo akora mu rusange, ngo abe umuntu ukenewe mu itorero, ngo abe umuntu itorero rikeneye, cyangwa se ngo abe umuntu itorero ryavuga muri yango umugabo w'itorero, uba wishiteye kujya mu masengesho. Ese kuvuga ngo abanyamasengesho n'abayumbe ko birumvikana? Asifiwe Yesu. Twongere kandi haleluya. Umuyumbe, reka mpindure niho bigenda neza. Umuyumbe uzi useruka mu rusengero amateraniro agezemo gusa, ariko ntumubone ikindi gihe, ntumubone undi mwanya, cyangwa se mu bikorwa by'Imana. Umuyumbe ntumubone, ntumubwire ahantu umushake. Uwo muyumbe wegera basi uburimo ibintu uri gukora, kurakora ibintu bitaraza mu mutima wawe, ariko umuyumbe nyamuyumbe ntazayoberwa amakuru ari kwitorero, ntazayoberwa ibintu bitagenda kwitorero. Niyo wa mbere mufatanya ibikorwa wa mbere n'itorero. Se ko birabafasha? Kongere kandi haleluya. Amen. Kongere cyane haleluya. Buriya nubwo abantu bose bahari, ariko harandi makuru abayuda babigiseho bagomba kuba bujuje. Asifiwe. Kuko iwacu mu Rwanda niho ngiye naturutse vuba, naje ejo bundi, iyo bagiye gutanga akazi baza bavuga ngo dufite akazi kameze gutya, ngo ariko dore ibisaba, ugomba kuba wujuje ibikurikira: ugomba kuba uri umunyarwanda, ugomba kuba warize indimi z'amahanga, ugomba kuba wenda ufite lisansi cyangwa iyo ari yose, ugomba kuba uri inzobere, ugomba kuba uri inyangamugayo, ugomba kuba ufite ibintu byuzuye kugira ngo baguhe akazi. Ni ukuvuga ngo mu buzima bw'umuyumbe hari ibintu, hari uburyo, hari umurongo, hari ibintu aba yujuje arebwaho bakavuga ngo uyu nguyu ni umunyamasengesho. Haleluya. Umunyamasengesho biriya bango Stefano ngo ageze ariya muri Filipo ageze mu Samariya, ngo abantu atangira gukora ibikorwa, atangira gukiza abarwayi, atangira gukora imirimo, atangira guhindura ubuzima bw'i Samariya. Kubera ko i Samariya hari ahantu hari yananiranye, hari ahantu hari ubuzima bugoye, hari ahantu hari ubuzima butaza kumvikana. Reka mbabwire icya gatanu. Icyakane, Filipo ngo ageze i Samariya, ngo yirukana ngo abadayimoni. Buriya hari amakuru abayumbe baje bavuga cyane, abantu batari abayumbe kibabujije.
bamara bakibaza ngo ese ibintu bizabivugwa gute abadayimoni babaho tuvuze ngo abadayimoni simvuga ngo amen we kandi simvuga ngo yesu kandi simvuga ngo haleluya buriya muzaza munakosoka hari ibintu muzaza ngo twaratewe ngo tumare ngo turagira abantu Imana ishimwe ngo kandi ngo twararwanye ngo umunsi umwe ngo ndarwara ngo ndabara Imana ishimwe oya ibintu bitari byiza sinovuga abadayimoni ngo nimara mvuge ngo amen sinovuga ngo abadayimoni nimara mvuge ngo tuvuge ngo Imana ishimwe abadayimoni ndio batangira amen abadayimoni babaho ariko tukumwe rogere kandi hari amakuru ndashaka kubwira aho muri hano hari amakuru ugomba kuba wibitseho ibi byose ndimo mvuga ugomba kuba ubyibitseho usaya amakuru ibishaka bikunanire ariko ubishire muri agenda uvuge ngo ibintu erega nuko abayundi bateye ni ibiki bagomba kuba bujuje hari n'ibindi hari n'abandi bose bakongera n'ibindi ejo ningani nzongera n'ibindi ariko uyu munsi babwira ibintu bitoza abayundi nukuvuga ngo aya mape ayangaya muzamona abayundi bazabirwa bikwaka ngo birukana na abayundi nyine bayazi niyo baze makuru kandi birebeye kandi bibaho yego bamara bakavuga ko bazakaza ngo abantu kuzaza mu kuvuga ngo amape ko na abaho kandi bakaza birukana ni bana abayundi cyangwa ni bana abanyamasengero kagere kandi hari ibintu muri bibi Filipo ageze Samariya asanga uwo mudugudu ngo wuzuyemo amapepo wari wuzuye amapepo yari yarasaze wari wuzuye amapepo abantu baza biruka ku musozi barasaze abandi barabanyura urumogi abandi koko abamapepo badahari bari wuzuye barama ariko ngo Filipo bageze ngo atangira kwirukana amapepo ngo yirukana abadayimoni niko ijambo ry'Imana ryatubwiye uwo ni umurimo w'abayundi noneho ngiye kubaza niba tujenda tuvuge ngo amen amen tuvuge ngo amen amen irya gatanu mwumva abayundi ukuntu bameze irya gatanu ikizakwereka umuyumbe neza iyo ageze ahantu hazaba umunezero abantu ntibazatandukana abantu ntibazarwana abantu ntibazashwana korari ntizivuga nabi hoya okay kandi haleluya okay cyane haleluya Filipo ageze Samariya asanga umudugudu w'i Samariya nta munezero abantu bose barashiririye abantu bose bariye karungu kuko abanyarwanda zaje abantu bose n'iryinyo kurindi abantu bose bakuje agahanga abasanga abantu bose nta muntu n'umwe uzivuga ishunda gusa barashiriye gusa uzagenda nta muntu uri byishimo nta muntu unezerewe nta muntu ugutema gusa n'ugura n'umuntu bagatema gusa n'ukurakara ariko biravuga ngo Filipo ahageze ngo abantu bagira umunezero ngo batangira guseka abantu batangira kuvuga neza abantu batangira kurakari abantu batangira kugira amahoro abantu batangira kwitsa umutima abantu batangira kwishima abantu batangira kumva abantu batangira iyo umuyumba abayumba akazi k'abayumba iyo bari mu itorero iryo torero zari mu munezero izari byishimo bizari kundana bizari byishimo ngaka akazi k'abayumba amen wogira abantu bamwe hano ngaho beba kanaka iyo kwambara cyerekeraho abantu barashimiye kandi ari abayumbe umuyumbe n'umuyumbe bazarakara umuyumbe wa Kasarani ni kutazabona umuyumbe wa umoja karaka cyangwa se umuyumbe wa gute Kasarani hanyuma Kasarani hano si Kasarani ari Kasarani bakarwana akandara abayumbe bonyine mwabaye ko ndavuga abayumbe bazaba umuyumbe kongera kandi abayumbe imirimo yabo noneho ndimo nkubwira niba muri ibi bintu ndimo nkubwira ngiye abayumbe n'ibitari ubwo ngo ngiye gusubira ku ikosi Bibiri yavuze ngo ageze i Samariya ngo abantu baho ntibanezerwaga ngo batangira kunezerwa
baravuga ngo twarabuze ifi habatse ngikiye kibazo twaragize ni ikihe kibazo cyari cyaraduteye gituma tuza tunezerwa umuyumbe aza yiyaranje ibishoboka byose azakora ibishoboka byose azakora uko bwaba kose umuntu wese ahuye nawe akamunezererwa akamubona akishima akavuga ngo ngize amahirwe ahuye n'umuyumbe ariko nimba uri umuyumbe bazagera imbere bagatangira gukingira mu cyaro tangira gukeba kose none ndaje he ngo mvuye n'ababayumbe ntabwo uri atukuze Yesu amen konge kandi haleluya amen konge cyane haleluya amen nimba uri umuyumbe turi kumwe nimba uri umuyumbe abantu baza bahunga aho none biriya twabaje yaruguru byo kuzana abantu bagahuza bazahura gute kandi baguhuza kandi umurimo wawe ushinzwe wa mbere ni uguhuza abantu bongere kandi haleluya amen Yesu cyamuzanye mu isi ngo yaje kutwunga Imana n'abandi n'abantu kandi tutugera ikirenge ariko simvuze ko batazabirwa n'amapego abayimbaza birwa n'amapego yego ariko abayimbe bazabanezeza abantu iyo mirimo yombi irajyanye kandi igakorwa neza cyo ni cyagatanu babwiye cyagatandatu icyagatandatu umuyumbe nyakuri Bibiliya yavuze ngo Filipo agazisamaye ngo yasanze umugabo witwaga Simoni ngo umukonikoni ngo abantu bose bazaga bigira ngo bazaga bavuga ngo ni Imana ifite ububasha wari warigize igitangaza nk'umurozi w'igitangaza wari warigize igitangaza ariko biravuga ngo Filipo ahageze ngo abwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana ngo arabujumva ngo amaze kubujumva ngo Simoni ngo araza yegera Filipo ngo amara arakizwa ngo amare gukizwa ngo afata ibirozi yari afite ngo arabutanga amaze kubutanga ngo arakizwa nawe yiyumva n'abandi Bibiliya ivuga ngo umunsi umwe ngo atangiye kubwiriza ubutumwa ngo abantu batangiye gukizwa cyane no kwegera Imana ngo abantu bamaze kwegera Filipo ari benshi Simoni ntabwo atari ibintu akora ibyanjye nazaga gukora nabyo nzabitangaje ariko none uyu mugabo yateye ubwoba kandi karakora yashyize gusoma ibindi ngo amara ngo noneho akira amafaranga nanjye ndetse kuri iyo mpano kugira ngo mbashe gukora nk'uko nabikora Filipo aramubwira ngo pfana ifeza zawe aramubwira ngo impano y'Imana aramubwira ngo ugire n'akanafu impano y'Imana ntigurishwa ntongere kandi haleluya ntongere cyane haleluya yego muracyakuze ntongere mbabwire Filipo umukozi w'Imana bamuzanira amafaranga barabwira ngo duhe ntacyo kuri iyo mpano kugira naje mbashe gukora ibyo ngibyo aramubwira ngo pfana ifeza zawe ngo impano y'Imana ntizigure ngo umuyumbe turacyari kumva se abakristo bazi kurana banishimye twongere kandi haleluya amen ndababwira ni bene data icyakani Filipo yabwiye uwo muntu ngo yari yayigize igitangaza ngo yari yayigize Imana ngo Imana ngo ifite ububasha ngo yari yayise amazina y'igitangaza ngo byaterwaga nuko ngo ibintu babonaga yaje agakora ngo yaje agakora ibintu birenze ngo biteye ngo bifite imbaraga nyinshi cyane ngo ibintu bidasanzwe yitu igitangaza nuko bari baramukiza ngo yari yayigize igitangaza muri Samariya yaje agatambuka bose bagamba yari umurozi sije abarozi n'abayumbe ndayizi twongere kandi haleluya amen twongere kandi haleluya amen hamwe mu gihugu cya Kongo hari ahantu abayumbe babwiye pasiteri bambwira ngo genda ubwire uriya mumama ngo umubwire ngo tuzi amakuru yo kuko ari umurozi kandi bisigaye nyongera gukora biriya bintu tuzamugirira nabi tuzamushamburiye ngo amare pasiteri agendaje kubwira wa muntu abayumbe bambwira ngo wowe ibintu wakora sivyo bazagushamburiye none ubirekeye batazagushamburiye ngo amare agati pasiteri twebwe abayumbe n'abarozi turaziranye twebwe abarozi n'abayumbe turaziranye utureke zaturara tugenda n'abakara bagenda ibyo ni zacu cyo kwivanga mu kibazo cyacu turaziranye
tuzatubishiraho bakabikuraho none reka tukibazo tuzakike muri uje kwifasha ute ku kibazo cyawe pastor ati ajya kubwira we biti wanyuga muraziranye hari umurongo w'umuntu wafatishije igihumbe neza. Hari abantu baza baheterazira batarakijamo neza bigatuma bakora amakosa ariko umuyumbo wakijemo neza. Hari ibintu maze tuvuga ko bitandatu ni ibintu bigendana n'umuyumbo 100%. Icyambere ngo azatuma abantu baterana, icyakabiri ngo azahuza imitima y'abantu batandukanye, icyagatatu ngo azayirukana abadayimoni, icyakane ngo azakiza abarwayi n'ibindi agakora, icyagatanu azazana umunezero muri groupe abamo, icyagatandatu azakemura ikibazo cy'abaguzi. Ni bibiri bivuga atukuze Yesu bongere kandi haleluya. Azatunganya akagishyira ku murongo akabwira umurozi ngo wa murozi we tuza akuse muzimana injira muzimana tusohoka noneho kanasohoka azagira bwinshi gusumba bawe kandi nagaruka nta wundi azahitana ni wowe gahumikana ariko niba ushaka kumukiza neza musunikiye muzi tukaza warasora muzaza umuzana nagera murafata igihe bamurasohoka Ishira n'umukozi bwawe ishira tiyo ukorera mu nzu y'Imana kuko yije mu nzu y'Imana ariko byinshi kongera kandi haleluya turi kumwe hari ibigendana n'ubuzima kandi bose bibirwa ko ndavuga umudugudu w'Isamariya sibantu kwa Kasarani ko ndavuga umudugudu w'Isamariya ibintu byabagamo Filipo yawinjiyemo muri n'ibyo bintu zose. Filipo yawinjiyemo harimo abantu batazabaterana, yawinjiyemo harimo abantu batagira umutima umwe, yawinjiyemo hari abantu batagira umunezero, yawinjiyemo huzuyemo abadayimoni. Yinjiye muri uwo mudugudu arimo abarozi ariko bose bakagira ikibazo. Icyakarindwi Filipo yakoze muri uwo mudugudu w'Isamariya yabwiye ubutumwa bwiza bwa Kristo mwenyewe. Ndashaka kuvuga amagambo ushobora kutayibona ngo se ikijya kuvuga ni inyigisho nyinshi uzakurikirana muri YouTube. Umuntu asigaragara kuri tani akavuga indege yaguze, akavuga imodoka afite, akavuga amazu afite, akavuga visa afite, akavuga ingendo yageze, none akarangiza nta Kristo tuvuzwemo. Umuyu amakuru yose azavuga icyambo cy'cyababiraga kajambo yovuga atavuze mu Kristo. Intego y'ubutumwa bwose bwiza ni Kristo. Kongere kandi haleluya. Kongere kandi haleluya. Hashimizizwa ya Yesu watsinze Satani. Hashimizizwa ya Yesu watsinze Satani. Kongere kandi haleluya. Ufite Bibiliya yegereye Bibiliya. Ndaza gusoza nyuma dusenga ariko ndashaka kubwira amagambo nashatse gura ngo soma mu gitabo cya Zaburi 42 ku murongo mu gitabo cya Zaburi 84 ku murongo wa 5 84 ku murongo wa 5 twumve icyo Zaburi bivugaho. Mwumve umuyumbe ibyiza agomba kuba ari 84 umurongo wa 5. Hahirwa baba mu nzu yawe, hahirwa abanyamahirwe n'abantu babaye mu nzu y'Imana
babasha kugushima ubudasiba. Babasha kugushima ubudasiba. Agaragatora. Goge kandi yari. Amen. Umuyumbe utagira adresse. Utagira habari. Haba mungo yose, haba mungo musanga arimo hanura, harimo musanga azayigisha neza, harimo musanga azakora ibitangaza, ariko ntagira hangarererwa, ntagira inzu y'Imana abamo, ntagira handabariza. Uwo muyumbe nawe ari ikibazo. Umuyumbe nawe birabiri yavuze ngo hahirwa abagize gute? Ababa mu nzu ya babasha kugushima ubutagize gute? Ubudasiba. Soma kundi murongo. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Hahirwa umuntu ugufiteho imbaraga. Imbaraga se zikaba zivuye mu Mana. Imbaraga se tizive muri groupe y'abantu. Imbaraga se tizive muri diskete. Yego. Komurumva. Imbaraga se tizive muri melody. Hahirwa gize gute? Ugufitemo imbaraga. Ugufitemo iki? Imbaraga. Imbaraga z'Imana kwazo ziba muri bo. Komeza. Hahirwa abafite mu mitima inzira z'Igisiyoni. Hahirwa abantu bafite imitima y'inzira zija Isiyoni. Isiyoni bisobanurwa ngo abantu baje ahantu hagaragara. Abantu baje ahantu babona. Yego. Sindi ni abantu barimo vanessa. Turi ariko. Twogere kandi haleluya. Amen. Twogere cyane haleluya. Amen. So murongo undi. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka. Abo bantu. Abo bayumbu. Abo n'amasengesho. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka. Iyo banyuze mu mazu. Afite ibibazo. Yego. Iyo banyuze mu dugudu ufite ibibazo. Bahubira gute? Bahindura kuba amasoko. Bahindura kuba iki? Amasoko. Kwezi mandishwe. Twongere kandi haleluya. Haleluya. Amen. Ahantu banyuze gusaba kandi na gutya. Bakandi bakije. Bazavuga ngo tugize amahirwe. Amasoko y'amazi meza agatangira kudubiza mitima y'abenegihugu. Amazi meza agatangira kuba. Agatangira kududubiza. Baza myani bagamba. Bibiliya yavuze ngo basaba hahirwa. Siko bavuze? Amasoko. Basaba birabuze. Bazasanga abantu bakakaye. Bazasanga abantu intonganya. Bazasanga abantu ari ibibazo. Bazasanga abantu bakorogaye. Bazasanga abantu batumvikana. Bazasanga abantu badafitishimo. Hanyuma bakahindura. Bazabahindura. Bazabahindura ibyananiranye. Bazatunganya ibintu. Bamara abantu bakaba amasoko. Imvura y'umuhindo ikacyambika imigisha. Imvura y'umuhindo ikacyambika imigisha. Na. Haruti murongo wari wakunze nawe. Ngaho wa munani. Haravuga ngo bagenda bagwiza imbaraga. Bagenda buri munsi uko bigenda. Kongere kandi haleluya. Buri munsi bagenda bagwiza iki? Imbaraga. Buri munsi bagenda bagwiza iki? Imbaraga. Ngo umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana isi yose. Umuntu wese muri bo muri abo bantu batuye abantu. Kasarani. Bazaboneka nk'abantu batuye isi yose. Baba basa neza. Baba bakenewe buri teka ryose. Umuyubu. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka. Bagihindura amasoko. Bagihindura amasoko. Amen. Ati Yesu. Amen. Kongere kandi haleluya. Amen. Hari ubuzima. Hari ubuzima. Hari ubuzima.